Abakurikiye televiziyo y'ubuhinzi n'ubworozi ATV turabasuhuje. Iyi gahunda ni y'amakuru mu Kinyarwanda yaranze icyumweru ku buhinzi n'ubworozi. Twabakusanyirije mu byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye hano mu Rwanda. Izi ni ingingo z'ingenzi agiye kwibandaho. Mu karere ka Ngoma uburyo bwo kuhira hifashishijwe imirasire y'izuba bwatangiye gutanga umusaruro. Mu karere ka Musanze icyari imyanda ibangamiye abaturage cyahindutse imari. Miss Ingabire Grace yoroje ingurube abajyanama b'ubuzima bo muri Rwamagana. Naho guverinoma ya Central Africa imaze guha u Rwanda hegitari zirenga ibihumbi 70 zizakorerwaho ishoramari mu rwego rw'ubuhinzi no gutunganya ibibukomokaho. Aya makuru mu buryo burambuye muragezwaho nanjye Elias Hakizimana. Ikaze muri aya makuru turahera kuri inkuru igira iti Ngoma uburyo bwo kuhira hifashishijwe imirasire y'izuba bwatangiye gutanga umusaruro. Ni inkuru dukesha igihe.com. Abahinzi b'imboga n'imbuto mu karere ka Ngoma mu mirenge ya Zaza na Mutenderi bafite akanyamuneza nyuma yo gukorerwa uburyo bushya bwo kuhira hifashishijwe imirasire y'izuba aho bwatumye umusaruro wabo utumbagira. Ubu buryo buri gukoreshwa muri iyi mirenge ibiri ku buso bwa hegitari 20 zisanzwe zihingwaho imboga n'imbuto harimo watermelon, poivro, urusenda, imiteja, inyanya, intoryi, amapapayi n'ibindi biti byinshi. Umwaka ushize nibwo umuryango uharanira iterambere ry'abaturage cyane cyane abari mu byaro Rwari ubitewemo inkunga na Fonerwa n'akarere ka Ngoma batangije gahunda yo kuhirira abaturage bahinga imboga n'imbuto. Uyu mushinga watwaye miliyoni zirenga 270 z'amafaranga y'u Rwanda ukorwa hifashishijwe imirasire y'izuba n'imashini zikura amazi mu kiyaga cya Mugesera zikageza mu mirima y'abaturage badatanze amafaranga. Ni uburyo bushya kandi bwiza ngo bwatangiye gutanga umusaruro ugeranije n'ubwari busanzwe bwatwaraga amafaranga menshi ya lisansi. Uwihanganye Sebahire Faustin uhinga poivro mu murenge wa Zaza yavuze ko mbere buhiraga bakoresheje imashini zikoresha lisansi nibura ngo kuri hegitari imwe byamutwaraga ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda. None ubu yishyura ibihumbi 50 gusa nabwo akayishyura ari uko yejeje. Yagize ati nko kuri hegitari ya poivro na watermelon byibuze twasaruraga hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 4 ariko ubu mu gushora ku mazi ihonyine washoragaho nk'ibihumbi 700 kongeraho amafumbire abakozi n'imiti byose wabibara ugasanga urungukaho make. Yakomeje avuga ko aho uyu mushinga uziye amafaranga bashoraga ku mazi kuri ubu yabagarukiye nk'inyungu ngo nibura uwejeje atanga ibihumbi 50 yo kubungabunga imashini n'imirasire bibaha amazi. Yagize ati icyo byahinduye kirigaragaza cyane. Niba umuntu yarahingaga kabiri mu mwaka ubu byarahindutse duhinga gatatu kuko amazi turayahorana nta gihe tudahinga. Izuba ryaduteraga ikibazo ubu ryabaye igisubizo kuko turikoresha mu mirasire tukuhira imirima yacu. Twagirimana Daniel uhinga imboga z'amashu mu murenge wa Mutenderi we yavuze ko kuva aho batangiye kubuhirira imyaka byazanye impinduka mu mihingire yabo. Yagize ati nahingaga imboga nke nko kuri metero 40 rimwe na rimwe zikuma nkacika imbaraga ariko aho dutangiye kuhira uhinga wizeye gusarura. Ibi rero byanteye imbaraga ndi gushaka uko nakongera ubutaka mpingaho nkanahingira kugurisha mu masoko yagutse cyane. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Rwari Uwizeye Belange yavuze ko kuri ubu ahari gukoresha ubu buryo bushya bwo kuhira biteze ko aba baturage bazahinga ibihembwe bitatu aho kuba bibiri nkuko byari bisanzwe. Yagize ati icyo navuga nuko izuba ritera amapfa kuri ubu riri gukiza abaturage aho imirasire y'izuba yifashishwa igatanga ingufu z'amashanyarazi nazo zikamanuka zikazana amazi akifashishwa mu kuhira imirima y'abaturage. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Mapambano Nyiridandi Siriake yavuze ko iyi gahunda iri mu buryo igihugu kiyemeje cyo kubyaza umusaruro ibiyaga bitandukanye. Yavuze ko muri aka karere bafite ibiyaga bitatu birimo icya Sake, icya Mugesera n'icyabirira byose ngo bakaba bifuza kubibyaza umusaruro mu buhinzi. Yagize ati ibi byose rero birakorwa kugira ngo turebe ko abahinzi bava kukuhiza indobo kuko bituma batagera ku musaruro mwinshi. Ubu rero twatangiye kubafasha kuhira ku buso bunini twizeye ko abahinzi bazabyungukiramo cyane. Yakomeje avuga ko ibyiza byo kuhira hakoreshejwe imirasire y'izuba bitangiza ibidukikije ntibinahende umuturage ukoresha ubu buryo. Yakomeje agira ati ubu buryo buramutse bugize n'ikibazo ubikurikirana ashobora gukoresha telefone akareba hari ikibazo ibintu bikagenda neza. Kuri ubu mu karere ka Ngoma harabarurwa ubuso bungana na hegitari 1643 bwuhirwa. Mu myaka ibiri ishize abaturage barenga 400 bahawe amapompe yuhira. Ni mu gihe aka karere kihaye intego ko mu mwaka wa 2024 gahunda yo kuhira izabikorerwa kuri hegitare 2300. Mu yandi makuru y'ubuhinzi n'ubworozi tubafitiye mu karere ka Musanze icyari imyanda ibangamiye abaturage cyahindutse imari. Iyi
Inkuru dukesha ikinyamakuru Rwanda Tribune ivuga ko ikimoteri gisukwamo imyanda giherereye mu mudugudu wa Bubandu, akagari ka Bukinanyana, umurenge wa Cyuve mu karere ka Musanze, cyabaye igisubizo ku ngeri nyinshi z'abaturage, aho cyatangiye kubyazwa umusaruro gikorwamo ifumbire y'imborera, aho iyi fumbire isigaye irenga akarere ka Musanze igakoreshwa no mu turere twa Nyabihu na Burera. Ni nyuma y'aho rwiyemezamirimo Evariste yashyizeho company izwi nka Bidec Limited ikora ifumbire y'imborera mu myanda ibora, ivangurwa n'itabora, noneho ibora akaba ariyo ikorwamo iyo fumbire yifashishwa mu buhinzi cyane cyane ubw'ibirayi, ibishyimbo, ibigori, ikawa n'ibindi bihingwa byose tuzi. Iyi fumbire y'imborera ngo ikorwa mu buryo bwa gihanga hifashishijwe imyanda ibora hongewemo imyanda ikomoka ku matungo nk'ingurube, inka, inkoko n'ishwagara n'ibyatsi bizwi nka kimbazi. Ubwo Rwandatribune.com yavuganaga n'umwe mu batekinisiye bakora iyi fumbire, Tugiremungu Ernest, yavuze ko iyi fumbire ishobora kumara ibihembwe by'ihinga bibiri mu butaka, cyane ko ngo ifite ubuziranenge, ikaba yemewe na RAB na RDB, ngo ikaba yaranabonye igihembo mu imurikagurisha ryabaye mu 2019. Bamwe mu bahinzi bakoresha iyi fumbire bo mu karere ka Musanze n'abo mu mirenge ya Kabatwa na Mukamira mu karere ka Nyabihu ndetse n'abo mu mirenge ya Gahunga, Rugarama na Cyanika mu karere ka Burera bavuga ko yabazamuriye umusaruro ku rwego rushimishije. Nzabarinda Eric ni umuhinzi w'intangarugero mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi, wagizwe n'umufashamyumvire mu buhinzi muri uyu murenge. Agira ati: "Ndi umufashamyumvire mu buhinzi kuko mpinga ibirayi, ibigori, ibishyimbo n'ibindi, kandi byose mbihinga nkoresheje ifumbire y'imborera ngura muri company Bidec Limited. Ntacyo nashinja iyi fumbire kuko yazamuye ubunyamwuga bwanjye mu buhinzi, kuko kugeza ubu sinkiri umuhinzi usanzwe nk'uko nababwiye ko ndi n'umufashamyumvire mu buhinzi mu murenge wa Kinigi. Byose nta handi mbikomora uretse kukongera umusaruro mu mwuga wanjye w'ubuhinzi." Ni mu gihe Bizimana Fidel ari umucungamari wa koperative ihinga ibirayi mu murenge wa Kabatwa mu karere ka Nyabihu. Aganira na Rwandatribune.com yemeza ko iyi fumbire yabazamuriye umusaruro, aho agira ati: "Ndi umuhinzi w'ibirayi mu murenge wa Kabatwa, nkaba ndi n'umucungamari wa koperative ihinga ibirayi mu kagari ka Gihorwe na Rugarama. Ifumbire y'imborera ikomoka ku kimoteri cya Cyuve niyo dukoresha, kandi yaturutiye y'inkoko twakoreshaga kuko ntirumbura ubutaka, ndetse n'ikimenyimenyi ni uko ku musaruro twabonaga kuri hegitari imwe wazamutseho 20%. Uretse ngo no kuba iki kimoteri kibyazwa ifumbire y'imborera ifasha abahinzi kongera umusaruro, ngo cyahaye n'akazi abaturage bagituriye ku buryo bagenda biteza imbere." Nyiransengiyumva Leonire yabwiye Rwandatribune.com ko amaze kwiteza imbere abikesha akazi yahawe kuri iki kimoteri. Agira ati: "Aho mariye kubona akazi muri iyi company, ndagenda niyubaka mu mibereho yanjye n'abana banjye, kuko sinkibura amafaranga yo kwishyura ubwisungane mu kwivuza, ibyo kurya, imyambaro yabo n'iyanjye, ndetse nkaba maze no kuguramo intama 3, kandi ndateganya no kwaka inguzanyo mu murenge Sako duhemberwamo nkiyubakira akazu gasobanutse." Ni mu gihe mugenzi we Bimenyimana François avuga ko uretse ko kuba iki kimoteri kimuhesha amafaranga ahembwa buri kwezi amufasha mu kwikenura mu muryango, ngo ubutaka buto afite asigaye bubyaza umusaruro kubera ifumbire y'imborera ahabwa, akayishyura mu mushahara we mu byiciro. Agira ati: "Uretse n'amafaranga mpembwa kubera aka kazi, niyo nahinze ubutaka buto bwanjye mfite, mpabwa ifumbire na company ku ideni, bakajya bayankata uko mpembwe, bityo ngahinga nkeza neza, nkabona ibyunganira umushahara wanjye, iterambere ry'urugo rigakomeza." Umuyobozi wa company Bidec Limited Ngarukiye Evariste aganira na Rwandatribune.com yavuze ko igitekerezo cyo gushinga iyi company ari uko ngo yabonaga iki kimoteri cyari ikibazo ku baturage, kuko ngo cyagiraga umunuko mwinshi, ndetse ngo n'abana bakakirirwamo bashakamo ibisigazwa by'ibiribwa, ari byo ntandaro y'indwara ziterwa n'umwanda zakundaga kuboneka muri aka gace iki kimoteri giherereyemo. Agira ati: "Iki kimoteri cyari kibangamiye abaturage kubera umunuko cyari gifite, ndetse n'abana bakakirirwamo bashakamo ibisigazwa by'ibiribwa, ari nabyo byateraga bamwe uburwayi. Ariko nyuma yo gutekereza kuvangavanga imyanda ibora n'itabora, ibora yatangiye gukurwamo ifumbire y'imborera, bikanakemura ikibazo cy'umunuko mu baturage n'abana baca ukubiri n'uwo mwanda, uko dushyiramo imiti yica udukoko, ndetse hakaba hari n'abarinzi babuza abo bana kugaruka muri icyo kimoteri. Uretse n'ibyo kandi twatanze akazi ku baturage, kandi n'abahinzi babona ifumbire ifasha kongera umusaruro wabo." Umuyobozi w'akarere ka Musanze ushinzwe ishami ry'ubuhinzi n'ubworozi Ndahayo John yemeza ko iyo fumbire yafashije abahinzi koko, kandi ko byagabanije n'ingaruka zageraga ku baturage baturiye icyo kimoteri. Yagize ati: "Nibyo ifumbire y'imborera itunganyirizwa muri iki kimoteri cya Cyuve yazamuye umusaruro w'abahinzi cyane, kandi byatumye n'uburyo ikimoteri cyari kibangamiye abaturage b'akagari ka Bukinanyana bihinduka, kuko umunuko baterwaga n'icyo kimoteri utacyumvikana, ndetse n'abana bajyaga gutoraguramo ibisigazwa by'ibiribwa ntibakijyamo, kuko hashyizweho abashinzwe umutekano. Ubu kirabyazwa umusaruro ushimishije, haba ku rwego rw'abaturage n'akarere muri rusange." Uretse iki kimoteri cya Musanze giherereye mu kagari ka Bukinanyana mu murenge wa Cyuve, iyi company ibyaza umusaruro ifumbire y'imborera mu myanda y'ibindi
n'ibindi bimoteri bitatu byo mu mijyi itandukanye ari byo ikimoteri cy'umujyi wa Rubavu, icyanduba mu mujyi wa Kigali n'icya Sovu mu karere ka Huye. Mu yandi makuru tubafitiye, Miss Ingabire Grace yoroje ingurube abajyanama b'ubuzima bo mu karere ka Rwamagana. Iyi nkuru nayo dukesha ikinyamakuru gihe.com ivuga ko Nyampinga w'u Rwanda wa 2021 Ingabire Grace afatanije n'ikigo Africa Improved Foods boroje ingurube koperative 3 z'abajyanama b'ubuzima bo mu murenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana. Uyu mushinga wateguwe n'iki kigo gisanzwe gitunganya ibiribwa muri gahunda yo koroza abajyanama b'ubuzima hirya no hino mu gihugu. Wahisemo abajyanama kuko basanzwe bakorana mu kurwanya imirire mibi binyuze mu nyunganiramirire ya shisha kibondo. Biteganijwe ko uyu mushinga uzagera mu turere twose tw'igihugu, ariko watangiriye mu karere ka Rwamagana aho hatanzwe ingurube 6 kuri koperative 3, buri imwe ihabwa 2. Abahawe izi ngurube bazazorora nizimara kubwagura batange 60% z'umusaruro wazo ku yandi makoperative, nyuma buri munyamuryango nawe azagenda ahabwa iye ku giti cye. Inkunga yatanzwe ifite agaciro ka miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda, ikaba ikubiyemo ingurube 6 ndetse no kuzikurikirana mu gihe cy'amezi 6, haba mu bizitunga no kuzivuza. Mu kiganiro na Igihe, Miss Ingabire Grace yavuze ko afatanije na Africa Improved Foods batekereje guha abajyanama b'ubuzima izi ngurube nk'abantu baba ku isonga mu kurwanya imirire mibi. Yagize ati, Africa Improved Food ishinzwe kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana. Twashatse gukora igikorwa cyazamura sosiyete. Tubona ko abajyanama b'ubuzima aribo bari ku isonga mu kurwanya imirire mibi kuko badufasha gutanga shisha kibondo ku rwego rw'umudugudu. Ibi yabihuje n'uwari uhagarariye Africa Improved Foods muri iki gikorwa, Mutuminka Rwagasore, wavuze ko babonye imirimo abajyanama b'ubuzima bakora mu kurwanya imirire mibi bagahitamo kubatera ingabo mu bitugu. Yagize ati, twatekereje abajyanama b'ubuzima kubera ko dukorana nabo cyane mu gutanga shisha kibondo dukora y'abana n'abagore batwite. Bamaze imyaka bakora iki gikorwa banatanga impuguro ku mirire mibi, ubona ko bifitiye umumaro igihugu, niko kubatekerezaho. Ku ruhande rw'abahawe izi ngurube, umuyobozi w'abajyanama b'ubuzima mu karere ka Rwamagana Musoni William yashimye Miss Rwanda wa 2021 na Africa Improved Foods ku kuba baboroje, abizeza ko bazita kuri izi ngurube zikabagirira akamaro. Yagize ati, turashimira abatworoje kuko iyo umuntu agutekerezaho abagukunda. Turabashimira kandi tubizeza ko ubushobozi bashyize muri ibi bintu butazapfa ubusa. Dusanzwe tworora ingurube mu myaka irenga 8, dufite umukozi w'umwuga ushinzwe kuzitaho. Nta mpungenge dufite, tuzazitaho neza. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe imibereho myiza Mutoni Jeanne yashimye abatanze izi ngurube, asaba abajyanama b'ubuzima kuzitaho zikazababyarira inyungu. Yagize ati, nabasaba gukomeza nk'uko bakoraga kuko basanzwe borora ingurube, bakaba hamwe bakumvikana n'ubuyobozi bwa koperative, kandi natwe tuzababa hafi kugira ngo uyu mushinga utere imbere. Ingabire Grace yambaye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2021 kuwa 20 Werurwe umwaka wa 2021, akaba azarimarana igihe cy'umwaka. Indi nkuru tubafitiye ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko Centrafrique imaze guha u Rwanda hegitare zirenga 70,000. Guverinoma ya Centrafrique imaze guha u Rwanda hegitare zirenga 70,000 zizakorerwaho ishoramari mu rwego rw'ubuhinzi no gutunganya ibimukomokaho. Byatangajwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Ngabitsinze Jean Chrysostome, wasobanuye ko ibihugu byombi byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu bikorwa bitandukanye biri muri urwo rwego, yasinyiwe i Bangui kuwa 5 w'icyumweru gishize. Mu kiganiro yahaye The New Times, Ngabitsinze yavuze ko ayo masezerano azamara imyaka 5 ishobora kongerwa, akubiyemo ibijyanye n'ubushakashatsi mu buhinzi, gukoresha ubutaka no kubucunga, gukoresha neza amazi n'ubutaka bijyanye, guteza imbere imbuto zujuje ubuziranenge kandi zitanga umusaruro mwinshi, kurinda ibihingwa n'ibidukikije, guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, ubworozi bw'inyamaswa zo mu mazi n'uburobyi, guhanga imishinga ishingiye ku buhinzi no gutunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Ngabitsinze yavuze ko Centrafrique ifite ubutaka bugera kuri hegitari miliyoni 30 bushobora guhingwaho ndetse bufumbiye, ariko ubukoreshwa ni buke. Ayo ngo ni amahirwe akomeye ku Rwanda rufite buke, kandi iterambere ry'uburyo bwo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi no gutunganya ibibukomokaho rigenda ryaguka. Ngabitsinze yagize ati, kubona ibikoresho by'ibanze, ipamba ku nganda zikora imyenda byakomeje kuba ingorane hano mu Rwanda kubera impamvu zirimo n'ubutaka buke, ariko nituba tubonye amahirwe yo kurihinga hariya binyuze mu masezerano, dushobora kurizana imyenda igakorerwa mu gihugu. Uretse ipamba, yasobanuye ko abatuye Centrafrique bakenera ifu y'ibigori cyane, kandi muri icyo gihugu hari uruganda rumwe ruyitunganya narwo rw'abanyamahanga. Bahinga inyanya nyinshi ariko nta ruganda na rumwe ruzitunganya wahabona. Bakunda kurya inyama ariko bazigura muri Chad kuko iwabo nta matungo ahagije bafite. Hera imbuto nyinshi, kuzitunganya bikaba ikibazo. Yakomeje agira ati, bashaka sosiyete zimeze nka Inyange Industries zishobora gushora imari mu gutunganya izo mbuto
imbuto kuko zipfa ubusa biturutse ku kuba nta ruganda ruhari. Ku rundi ruhande Ngabitsinze yavuze ko icyo gihugu gifite umushinga wo gutangiza banki yagenewe ubuhinzi yitezweho ishoramari rya miliyari 25 z'amadolari mu myaka 20 iri imbere, ikazatangirana miliyari 2 z'amadolari. Kiri gutegura kandi n'imishinga yo guteza imbere ubworozi bw'amatungo arimo inka, ihene n'inkoko kugira ngo inyama abagituye bakenera ziboneke. Turabashimiye gukurikira aya makuru, tunabararikira ayandi ku buhinzi n'ubworozi. Kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha, nari Elias Hakizimana.